Kawera yarari marampata ngo ngenda ahubwo nge gusenya, nge gukubita, nge gukuraho, nge gushwanyaguza, nge kwirukana. Numva batinze kuma mikrofone, nkumva ndi kubugwa nshaka kwirukanga ngo nyifata ahubwo nge gusenya. Bampaye kubwiriza, nahagurukiye mu ijambo rivuga ngo hejuru y'imbaraga z'abarozi. Hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, hejuru y'imbaraga z'abarangi, hejuru y'imbaraga z'ibitega, hejuru y'amahembe, hejuru y'ibitamikano n'ibitambukano, hejuru 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 hejuru. Uwiteka twiringiye abirusha amakuru yuzuye yize, kubera yuko Imana irashaka kuguha ibintu wowe utazitirirwa, ahubwo bizitirirwa izina ryayo. Iyi izina ryayo ribyitiriwe, wowe uhabwa agaciro. Ariko iyo ubanje wowe, Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho, nkwiye kunama Kristo akaba ari ugaragara. Arashaka kuguha ibintu bizaba birimo icyubahiro cyayo, kurenza uko wowe wavuga ngo amashuri yanjye, ngo ubwenge bwanjye. Ca bugufi Kristo agaragara. Namara kugaragara azaguha agaciro. Nimba wowe unaciye bugufi, batransparent, bonerana, babone Yesu. Ariko apana kugenda uvuga ngo ni njyewe. Yaravuze ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Nukuvuga ngo we yaraboneranye, si yagaragaye neza, ahubwo babonaga Yesu inyuma yiwe, we yahindutse nk'ikirahuri, kubera yuko Yesu ari we wari uhari. Niyoneho hari igihe ushobora kurira ugahera saa 3 za nijoro ukaryama urira, saa 4 zikagera urira, saa 6 zikagera urira, saa 9 zikagera urira, mu gicuku ukahagera uri kurira, mu rukerera ukahagera uri kurira, bakagira ngo niko buri buke. Duhereza Imana icyo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Ni mwikomera amashyi, mwikomera amashyi. Burya nanone kuyobora abantu nanone ntibakumve, nacyo cyaba ari ikibazo. Ariko muri abantu beza. Hari umuntu mbwiye ngo ikomera amashyi yanga kuyikomera, kandi urabizi ko mu rugo nta keyo ubona, na sheri wawe nta jambo I love you uheruka. None ndakubwiye ngo wihekeya birakuna, ihekeya turebe. Inyobozi yose mufatanije, Imana ibaha umugisha. Kandi uri umugabo mwiza w'icyitegererezo, umuntu yafatiraho icyitegererezo rwose, kandi imbere ni heza. Imana igiye kugira gutya, igukura ahantu igushyira ahandi. Mwese murabyizeye nkuko tubyizeye? Nimuvuge ngo gumaho. Mfite umudamu, umugore wanjye ni mwiza nkuko Vincent yarari kuvuga uwe, ariko burya beza bararutana. Mfite umugore mwiza cyane, mwiza ku buryo bana bya bindi byo kuvuga ngo nazanye n'umudamu ngo nango, ariko nta namwerekane. Nge nubwo naba ndi muri Nyabugogo, navuga ngo dore nguyu madamu wanjye. Nahariho hose ni imfura y'Imana. Nshimiye n'ubuyobozi bwanjye bw'itorero, ku itorero ryanjye k'Umukenke. Nabo babemeye yuko tuza natwe dusenga uyu munsi. Wasubije hariya koko yariri ko ari byiza. Nabo Imana ibahereza umugisha ko baduhaye uburenganzira bwo kugira ngo tuze, kandi natwe ari wo munsi dusengaho. Ntuye ku Ruyenzi, nabivuze. Mureke dusome ijambo ry'Imana.
nubwo nshimye cyane namwe ndabashimiye ko munyemereye kubahagarara imbere. Muri abantu beza kandi murasa neza kweri. Turasoma Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 umurongo waho ni uwa 3. Hari ijambo rivuze ngo siko bizaba. Mujye musoma mwitonze. Siko bizaba, muba mutegereza. Nta uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Siko bizaba, muba mutegereza. Nta n'uzakorwa n'isoni, abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Muvuga ngo amen. Twakongeraho irindi rimwe, dusome Yobu. Turasoma Yobu naho igice cyaho cya 35 umurongo wa 4. Yobu 35 umurongo wa 4. Haravuze ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Hari nk'abantu baba batabyakiriye rwose. Ndabizi neza ko hano muri abasirimu rwose turabizi, ariko ntumukoreho, ariko mubwire ngo Imana nta shyari duteye. Urumva hari ishyari ririmo? None ikintu kiryoshye ngo ni wowe ugiye guheraho ngo bagenzi bawe bakaboneraho. Kuko iravuze ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Nakire neza ijambo ry'Imana. Bibiliya yaravuze ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Gushakana Imana umwete si ukwirukanka ngo uve hano ugere Nyabugogo, ahubwo ni umutima ushaka Imana. Hanyuma gushaka Imana, ntabwo Imana wava hano ngo ujye kuyirebera ku musozi ngo niho ituye, kuko Imana ntigira ahantu ituye hano, kuko ibaye ifite ahantu itura tuzi, uyu munsi ushobora kuba utakiriho. Dufite abantu bita ba nyiramushyushya bavuga n'ibitabareba. Birashoboka yuko bajya kuguteranya kuri yo kuko baza hiba, bagafata urugendo bakajyayo, baba ari no gutega bagatega bagakatisha. Bashobora kugenda bakaguteranya nayo, ariko kuko Imana itumva amabwire irururuka ikaza kuri tere, kavuga ngo ariko se ibyo bavuga ni ukuri cyangwa si ukuri. Mbibutse yuko aho turi hatandukanye n'aho twahoze, kandi aho tujya ni heza kuruta aho turi none. Bibiliya ivuga ijambo ryiza
Dawidi yafashe amagambo y'Imana ayakuramo hano arayabika. Aravuga ngo ngewe icyo nakoze, nafashe ijambo ryawe Mana ndibika mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Petero arandika aravuga ngo ijambo ryawe Mana ni itabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byanjye, rikamurika ahacuze umwijima ndetse rikageza no mu ruturuturu. Birakwiye ko abakristo dufata ijambo ry'Imana tukarikura amaha tukaribika mu mutima, kuko bizadufasha kudacumura ku Mana. Iyo umuntu afashe ubuzima bwiwe akabwima ijambo, akabwambura ijambo, gucumura biroroha. Ariko iyo ufashe ubuzima bwawe ukabuha ijambo, kubana n'Imana biroroha. Duhereze Imana icyubahiro. Impamvu aha turi none si uko tuhageze kuko Satani yabishakaga. Hari aho abantu badufashe bagira aho batugeza, bararambirwa, ariko Imana iraza iradufatayo, idufata ukuboko, iradukomezanya. Ni ukuvuga ngo aho twerekeza si aho abantu bo bashaka, ubu turi kwerekeza aho Imana ishaka. Kuko aho abantu twaraharenze, ahubwo turimo turajya aho Imana yagambiriye. Iyo tuvuze ibitekerezo by'Imana, iyo tuvuze umugambi w'Imana, tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze ibitekerezo byayo. Yeremiya 29:11, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Nta muntu ushobora kugera mu mitekerereze y'Imana ngo narangiza ayibwire ngo wigirire umuntu runaka icyiza, kuko icyo yavuze no kugikora iragikora. Abaturanyi bacu bafite Bibiliya yabo yanditse neza, aho twe tuvuga ngo ijambo ry'Imana iraririnda ibihe n'ibihumbi kugira ngo risoze icyo yaritumye, bo baravuga ngo ijambo ry'Imana iririndisha ubuhiri. Iyo hagize ikintu gihaguruka kurwanya ijambo ry'Imana irakubita, kuko icyo yavuze gitandukanye n'icyo abantu bavuze. Niyo mpamvu amasezerano ubitse ntabwo ari ay'abantu, kubera ko nimba hari n'ay'abantu bivugiye ubwabo, ayo ngayo ni igihe cyo kuyasezerera, ahubwo tugaha agaciro amasezerano Imana yavuze. Munyikirize haleluya. Ndabizi neza ko turagirana ibihe byiza kandi ndakoresha igihe gitoya cyane. Bibiliya yavuze ngo siko bizaba, muba mutegereza nta n'uzakorwa n'isoni, ngo abava mu isezerano nta mpamvu ngo nibo bazakorwa n'isoni. Ese kubera iki avuze ngo abava mu isezerano nta mpamvu? Iri sezerano ni irihe? Iri sezerano ni Kristo. Umuntu wese uba mu buzima butakaza Yesu, isoni ziramukora. Yesaya abihanura mu kinyejana cy'108 mu mwaka wa 740 mbere y'ivuka rya Yesu, yarahanuye ahanura mu bice bigera kuri 4, ariko ahanura muri 3:10 aravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ageze mu 9:5 avuga Yesu, aravuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo azitwa igitangaza, umujyanama ukomeye, data wa twese mwiza, umwami w'amahoro. Iri jambo umwami w'amahoro ni ukuvuga ngo umuntu ufite Yesu ntabwo asaba amahoro, ahubwo wasavinga amahoro. Kuko Yesu ari we mwami w'amahoro. Iyo wamaze kwakira Yesu uba ugendana ubwami bwayo. Niyo mpamvu rero udakwiye gutaka amahoro, ahubwo wowe ahubwo abatayafite ugomba kuyabaha. Munyikirize haleluya. Ageze muri 49:15 aravuga ngo mbese umubyeyi yakibagirwa umwana we yonsa ntababarire n'uwo yibyariye? Aravuga ngo ibyo birashoboka, kuko tuzi abana banza ababyeyi, tuzi n'ababyeyi banza abana. Izo ni ingero zihari zifatika. Ariko Yesaya ageze muri 57 arahanura aravuga ngo kuko umwami Imana izagira gute? Izantaba. Aravuga ngo nicyo gituma
ntamwara, aravuga ngo nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi ko ntazakorwa n'isoni kuko unsindishiriza ari hafi yanjye. Reka nguhanurire muri iri jambo mu izina rya Yesu nishingikirije ibyanditswe byera. Isoni zari ziri gukomanga ku buzima bwawe, zari ziri gukomanga ku rubyaro rwawe, zari ziri gukomanga ku rugo rwawe, zari ziri gukomanga muri bizinesi yawe, ariko nyemerera ufatanye nanjye umubwire ngo ntabwo isoni zikikugezeho kubera yuko ufite Yesu. Mbabwire ibi bintu yenda nimwumva abantu babikoresheje nimukajye mubifata nk'ibintu bisanzwe. Njya nkunda kujya mu iteraniro nkicara nanjye ngiye kwiga ijambo ry'Imana. Umwigisha yigeze guhagarara arangije aravuga ngo bwira mugenzi wawe ngo Imana iguhaye amafaranga. Aho kugira ngo wiwe abimbwire ahita ahindukira akora mu ikofa ampereza 10,000. Hari igihe rero tuba umukobwa mu gitondo baje kureba ukuntu abageni bameze, bakubitwa n'inkuru yo gutwara umurambo. Si bikomeye? Igihe kiragera umukobwa arongera ararambagizwa, nanone bigenda kwa kundi, baba batatu. Umugabo undi musore ahantu yarari, ijwi riramubwira ngo ngiye kuguhereza umugore. Umukobwa yigira inama yo kuva kuri ako gasozi yimukira ahandi. Ntabwo ari imfasha nyigisho z'abigisha, ni ibintu byabayeho. Arangije umukobwa ahantu yari yimukiye aragenda aracuruza, atangira gucuruza mu isoko. Umusore araza aramubwira ngo Imana yambwiye ngo niwe mugore wanjye. Ati kwaje intara Yesu, uza abagabo bari hano mu ruhanga rwanjye ubu ngubu wabakwereka urabazi. Kumbi Imana yari yamuhaye amakuru yose. Ngo amare kubimubwira aramubaza urabyemera ko nkugira umugore? Maze umukobwa agera aho ngaho arabyemera. Amaze kubyemera bibaza uzabashyingira, kuko abashumba bose bari baramaze kuvuga ngo ntituzongera kubashyingira kubera yuko iyo tumushyingiye umukobwa apfusha umugabo. Haboneka umupastori umwe afata riske aravuga ngo nzabashyingira. Noneho ijwi ribwira umugabo riramubwira ngo umva nkubwire, wowe nimumara gukora ubukwe mugiye kuryama nijoro we ntuze gusinzira. Riramubwira ngo kandi ugende uca inkoni uyishyire mu nguni y'icyumba ugiye kuraramo. Ikintu cya mbere ni amakuru bene data. Umugabo aragenda abigenza gutyo, ubukwe burabaye. Murabizi yuko abantu baba bananiwe banarushye bashaka kwiryamira. Maze umugabo ahantu ari yanga gusinzira, arakomeza arakanura. Bigeze nka za saa 8 nanone z'ijoro. Erega Satani azi neza yuko ari ubwo buzima tuzahoramo, ariko Bibiliya yavuze ngo siko bizaba. Abantu bakiri hano mwanyikiriza mukavuga ngo amen. Arangije umugabo ntiyasinzira, arara kanuye. Bigeze za saha mu kadomo igihe abandi nabo bapfira. Arangije agiye kubona abona mu kanwa ka wa mukobwa yasinziriye, ari gufurura, ariko Imana yagize neza itaramaye umugore ugona. Yarakoze. Habe nawe abagore bose muri beza, ariko kuba iyaza kubagona cyari kuba ari ikindi. Mu gihe umugore yashyizwe yari gufurura, umugabo agiye kubona mu kanwa k'uwo mugore havuyemo inzoka. Genda reka mvuga gace kugira ngo mutumva ko ari imfasha nyigisho.
ni mu majyaruguru. Arangije umugabo ijwi riramubwira ngo nakubwiye ngo uce inkoni, iyo nkoni si iyo kugira ngo ujye kuragira inka. Iramubwira ngo fata inkoni. Mela sandela koripera fome sansika andraye. Afata inkoni akubita ya nzoka, arayikubita. Amaze kuyica ijwi riramubwira ngo ngera usinzire, noneho iryamira usinzire. Ngo araryama. Amaze kuryama, abari basanzwe bazi ko uyu mukobwa iyo yashatse nta kindi kibabyutsa, baza bakubitana n'inkuru mbi. Baje abakomanze, uwabakinguriye nta wundi wagiye gukingura, umugabo niwe wagiye gukingura. Reka mfatanye nawe mu izina rya Yesu, munyikirize haleluya. Hari ubuzima abantu bakumenyereyemo, bakagira ngo niko bizahora, bakagira ngo niko bimeze, bakagira ngo ubwo burwayi uzabuhorana, bakagira ngo ayo madeni uzayahorana, bakagira ngo izo karande uzazihoramo. Bwira mwene se umubwire ngo uko bari babizi siko bibaye, binyuranye n'ijambo Imana ivuze ku buzima bwawe. Imigambi y'abarozi ntacyo yagutwara, imigambi y'abakonikoni ntacyo yagutwara. Ababyizeye muzamure haleluya. Niko babyibwiraga, bazi kuzahora aho ngaho. Ariko ubuzima bujya buhinduka, Imana igihindura ibihe, Imana igihindura amateka. Uko abantu bari bakuzi, hari igihe kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Umva, ntabwo mu gitondo iyo bavuga igitondo nyirizina gitangira tomorrow morning 7 am, saa moya za mu gitondo, nibwo ubuzi neza yuko ugeze mu gitondo. Ubundi ahandi bahita mu rukerera. Noneho hari igihe ushobora kurira ugahera saa 3 za nijoro ukaryama urira, saa 4 zikagera urira, saa 6 zikagera urira, saa 9 zikagera urira, mu gicuku ukahagera uri kurira, mu rukerera ukahagera uri kurira. Bakagira ngo niko buri buke. Duhereze Imana icyubahiro. Ariko Bibiliya iravuze ngo erega siko bizaba mu bamutegereza. Nta n'uzakorwa n'isoni keretse abava mu isezerano, abazatakaza Yesu isoni zizabakora. Ariko nimba ugifite Yesu, komera ku ibanga wavuganye n'Imana. Iyo yabivuze niyo kwizerwa no kubikora izagira gute? Izabikora. Wayikomeye amashyi nimba uri hano. Kumbi to owehinima asande loki edrai. Uyu mwana bari baramufashe bamujyana ku gicumbi cyaho bari baraterekereye iyi nzoka. Mu gihe bari guhinga, umwana afata bwa butaka araburya. Direkte inzoka ihita ibona igicumbi, kuko hari harahindutse itongo. Inzoka ihita ibona ahantu izagirwa. Muzi uko byari bivuze? Byari bivuze ngo nta muntu uzigera ashaka uyu mukobwa, kubera yuko iyi nzoka niyo yari umugabo we. Ariko reka nkuhanurire mu izina rya Yesu muri iri teraniro kandi nabyumvise. Uyu ni umwanya mwiza Imana igiye gukata konegisiyo ariyo yose yaguhuzaga na karande z'iwanyu mu miryango. Niyo saha Imana ikoreyemo yo gucagagura izo mbaraga zose, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'ibitega, ibigendera mu kirere no ku butaka. Nimba hari umurokore uvuganye n'Imana, zamure haleluya.
uwo ari wo wose waguhuzaga n'ibi. Nubwo waba umunyabwenge ka gihumbi, jewe mu buzima busanzwe nyobora amanama, ndi MC, niko kazi kanjye. Ni ukuvuga ngo nubwo wamenya ukamenya ibisekuru, ntiwagerageza ku gisekuru cya 7, ntibipfa kukunda. Nibura wabara ukageza ku gisekuru cya 4, ariko kugira ngo ubashe kugisobanura biragoye. Wamenya ibyo bine ukavuga ngo ntibabandwaga ntibaterekeraga, ariko mu bindi bisekuru bisigaye ntago ubuzi ngo byagenze gute. Rero nibyo ngibyo utazi. Ntabwo Imana ivuganye n'icyo ufite none. Imana igiye ku isoko, igiye kuri source. Igiye kuri source, ku nkomoko. Ntabwo nifuza yuko Imana iri buvugane n'icyo ufite none, ahubwo ijye ku isoko. Muzi ibintu Imana yigeze gukorera Imana z'Abafilisitiya, ngo yahereye ku mutwe, ngo yigizayo. Muzi impamvu yahereye ku mutwe? Ikintu cyose kigifite umutwe kiratekereza. Imana yahereye aho ngaho, irabanza iragenda irasenya, irakubita, yigizayo kugira ngo bitongera kwegura umutwe. Rero hari abakristo bari hano bumva banejejwe nuko hari ibintu Imana igiye gukora ihereye hariya, ihereye hepfo hariya. Imana ikabikora ku bwabo, ikabikora kuko wateranye uyu munsi, ngo unyitabe uvuge ngo amen. Tola waheri esane dalabani ngo ni edrai. Upfa gutatakaza Yesu gusa, isoni ntabwo zizagukora nutamutakaza. Ariko niwibesha ugatakaza Yesu, zizagukora, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajyayo atamujyanye. Ntabwo ari twe turwana, ni Yesu turwanirira, akaduhereza intsinzi tukayicyura muri karitsiye. Dawidi si we wahishe Goliyati, ahubwo Yesu niwe wamurwaniriye. Yesu aragenda yica Goliyati, arangije Yesu ahereza intsinzi Goliyati, ayicyura i Betelehemu. Betelehemu ni amagambo abiri, harimo ijambo bita beti na lehemu. Beti ni inzu, lehemu ni n'umugati, ni mu nzu y'imigati. Iyo uvuye mu nzu y'imigati, isoni ziragukora. Hari igihe isoni zigukora, ariko iyo udatakaje Yesu aragenda akakurwanirira, yarangiza akakugarura mu nzu y'imigati ufite amashimwe. Amen. Shaka nari ku bantu yenda bazi ubuhamya bwanjye, ngiye navuye i Nyanza n'amaguru, nzi Kigali n'amaguru. Kandi nabaye Kanyarira mbayo amezi 7 mois, amezi 7 yose. Nacuruzaga filime, inzu ya filime iragenda irashya, imaze gushya Imana inkura i Nyanza n'amaguru, iraza ingeza i Kigali n'amaguru. Kandi uwo buri wa gatanu najyaga ndara aho hantu, ariko uwo munsi inzu yahiye ntaharaye. Irambaza, ndayibaza ngo kubera iki wabyemeye? Imana irambwira ngo si wowe ntabaye icyo umaze n'icyo uzamara. Ntabwo Imana igutabarira uburebure, Imana igutabarira umumaro. Ndangije ndaho hantu, naraje nkubitana n'umugabo wa Nyirarukundo Savera wo kuri Radio Rwanda, bamwita Ntwari Deni. Arambagiza Nyirarukundo Savera twarabanaga kuri plateau i Gahogo. Aranyitegereza, areba ukuntu amaguru yabyimbye, arambaza ngo nigute ugeze hano. Ndamubwira, anzamukana Kimisagara munsi yo kwa Gisimba niho babaga. Ndyama iminsi 3 ntabyuka, amaguru yabyimbye. Ijwi riransanga rirambwira ngo erega, ngo ntubu nturagera ku rwego rwaho nkushaka. Inkura i Kigali mpita njya kubikanyarira, njya kuba ya amezi 7. Amezi 7 2012, guhera mu kwezi kwa 4.
amezi 7 amaze gushira, Imana irambwira ngo noneho ngera ugende ujye kuvuga ubutumwa. Ndayibaza nzavuga iki se? Iminyigisho yaravugaga ngo iyo ugenda mu mubabaro wemye bicumbagiza uwakubabaje. Ndangije njya kuryigisha ahantu, Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Reka hampavi kuko ubuhamya sibwo ngendereye cyane, ndashaka kubaganiriza kuri iri jambo kuko hari ikintu umwuka yakuntumyeho. Hari ikintu umwuka yakuntumyeho. Arangije umwami wanjye akimara kumbwira ngo genda noneho ujye kuvuga, ndayibaza se nzabivuga mu buhe buryo? Ariko Imana yarabikoze, impi byo kuvuga, ndagenda ndabivuga, Imana ingirira neza. Nari mpereye aho ngaho kubera ukuntu ubuzima bwose ubamo, ibintu byose ubamo, ntabwo Imana izabipfusha ubusa. Habe nubwo waba hari ibigeragezo ufite, ibyo byose Imana ntizabipfusha ubusa. Imana ibibikamo, irabibika kugira ngo izakuremera amashimwe. Abo tukiri kumwe mu nyitabe, amen. Murahari? Ndangije ntegura ubukwe. Maze gutegura ubukwe, Imana iranyitegereza, ireba udufaranga dukeya nari mfite. Ngiye gusengera ahantu, irambwira ngo ndashaka kuguha amafaranga, ngo ariko ni wibeshye ugakuramo n'igiceri cy'10, ntuzambaze ubukwe bwawe. Ayo mafaranga yari ay'inkwano. Mu bushobozi bwanjye numvaga yo ngomba kuzabona. Hari ayo nari naratekereje nk'umusore aba yumva hari inkwano yagennye yuko azaka umukobwa. Siko bimeze? Ariko Imana irambwira, imbwiye gutyo, umuntu arampamagara arambwira ngo ndashaka kugukoreraho umugisha. Muzi ibintu yakoze? Yaragiye afata 1,500,000 arayimpereza. Ariko yongeraho ijambo rikomeye, arambwira ngo ayo mafaranga n'ay'inkwano. Kandi Imana yambwiye ngo ninibeshya nkakuraho n'igiceri cy'10, sinzayibaza ubukwe bwanjye. Bene da, amafaranga nari narapanze kuzakwa, mbabwiye amafaranga yarenzeho. Mu bukwe nubwo byaba 100,000 bikora ibintu byinshi. Ariko urebye narayateruye yose 1,500,000, ndagenda no kwa mabukwe, ndagenda ndahate. Iyo ngeze kwa mabukwe ninjye mukwe. Ajya ndeba akavuga ati kweri hari ibintu abantu bespectinga ku buzima bwawe batekereza, hari n'ibyo abadayimoni batekereza ku buzima bwawe. Ariko Bibiliya yavuze ngo irega siko bizaba, muba mutegereza nta nuzakorwa n'isoni. Erega isoni ziriho, nakubwira isoni ukumirwa, isoni zirahari. Uzi yuko umuntu ikigeragezo gishobora kuza kikaguteza bene so bakakwanga, wahanura nk'abandi bakagupinga, wasoma ijambo ry'Imana nk'abandi ngo warenze umusaraba, wacuruza ugahomba, washaka ntirugume, wabyara bakaba ibirumbo, warambagizwa ugaheruka bakubwira ngo I love you ugategereza ko ujya mu rugo bikanga, wategereza bakubwira ngo naje ndi sheri wawe ariko ntumenye uko yagiye, telefone yayikuyeho. Isoni zirahari. Ariko Bibiliya yavuze ngo siko bizaba. Oh, haleluya, haleluya. Yavuze ngo siko bizaba, muba mutegereza. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga iki? Iravuga ngo uwitwa Hezekiya ngo yararwaye yenda gupfa, ngarwara igisebe bita umufunzo, niyo kanseri yo muri no misi. Ngo amaze kurwara umufunzo, ngo Imana ngo imutumaho umuhanuzi Yesaya, iramubwira ngo genda umubwire ategeke arage kuko igihe cyo gupfa kwe ni iki ngiki. Hari ibintu bigera nko kuri 7 yari yarakoze, ariko 3 muri byo byatumye Imana yemera yuko yongererwa ubuzima. Ngo yageze ku ntebe y'ubwami,
ngo afata inyundo ya kinubi yapimaga ibiro 20, ngo aragenda asenya ikigirwamana Abisirayeli bari batangiye gusenga. Murimo murabyumva? Arangije ngo aritegereza ngo abantu bari batagisenga Imana yitwa ishobora byose, ngo bagaruramo gusenga Imana yitwa ishobora byose. Icya kabiri, ngo abantu bari batagishaka gutangira Imana amaturo. Iyo tuvuze ngo nibutse iminsi ya kera ntekereje imirimo y'intoki zawe nkibwira ibyo wakoze byose nkuramburira amaboko. Ntabwo kurambura amaboko Bibiliya yari ivuze ari ukugira gutya hakabonekamo nabo kwinanura. Yari ivuze ngo niwibuka ibintu Imana yakoze ujye ujya mu byo yaguhaye ufata ituro nurangiza uyiramburira amaboko. Murabyumvise neza? Icya gatatu, ngo yageze ku ntebe y'ubwami ngo asanga abantu ntibagiririmbira mu kuri no mu mwuka, ntibagihanurira mu kuri no mu mwuka, ntibakibwiririza mu kuri no mu mwuka, ngo abagarura ngo yinginga Imana ngo abantu bongera gusubira ku murongo ngo bakajya basengera mu kuri no mu mwuka. Kera Abisirayeli basengeraga ahantu hitwa Gerizimu, Abayuda bagasengera hitwa Yerusalemu. Ariko Kristo aje ubwo yahuraga n'Umusamariya akamubwira ngo wamaye amazi. Murabizi neza yuko yaramubwiye ngo turanenana, ni gute naguha amazi? Ariko Yesu aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi wakamuhaye amazi, yarangiza nawe akakumara inyota ntuzongere kugira inyota ukundi. Niho Yesu yamubwiriye ijambo rikomeye, aravuga ngo erega igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bitari ngombwa ko bamusengera kuri utwo dusozi tubiri twombi, ngo bahore bahanganye bavuga ngo nitwe dusenga abandi ngo nitwe dusenga. Abashaka ko bamusenga n'abamusengera mu kuri na hehe no mu mwuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yitegereza Yesaya, ngo iramwitegereza iramubwira ngo genda umubwire ategeke, ngo ariko aravuga ngo bitewe n'ibintu nakoze ngewe sinshobora gupfa. Ngo Imana ititaye ku mvune n'umubabaro n'agahinda, ngo ibitibwira Yesaya iramubwira ngo subirayo kubera yuko Hezekiya urupfu yagize gute yarwanze. Amaze kubimubwira aramubaza ngo ni ikimenyetso ki Uwiteka guhaye kinyemeza yuko nzakira burundu kandi yuko nzazamuka ku musozi w'Uwiteka ngo nkajya gusenga ku munsi wa gatatu? Aramubwira ngo ikimenyetso Uwiteka guhaye ngo nuko azasohoza icyo avuze. Munyikirize haleluya. Ikimenyetso Uwiteka guhaye ngo nuko azasohoza icyo avuze. Imana ntabwo ivuga amasigara cyicaro. Iyi Imana ivuze, nasanze uwambanjirije yarari kubivugaho, iyi Imana igiye kurwana urugamba irwana urugamba ruhwanye, yambara umwambaro uhwanye n'urugamba igiye kurwana. Iyo igeze mu gukora mu nziga yambara isarubeti, ikagenda igafata amasupana ya 15 n'aya kangahe n'aya 12, ikagenda ikajya gukanika. Imana ikaba umukanishi bitewe n'urugamba. Ngo aramubwira ngo none ngo ni ikimenyetso ki Uwiteka guhaye kinyemeza yuko nzakira burundu? Aramubwira ngo ikimenyetso agwaye nuko azasohoza icyo avuze. Aramubaza ngo none urashaka yuko igicucu kijya imbere h'intambwe 10 cyangwa ko gisubira inyuma h'intambwe 10? Ku bantu mwize kera, nimvuga kera nta muntu utagira kera he, kuko nta munsi ubaho utitwa izina. Ni ukuvuga ngo ku bantu bize kera murabizi neza yuko kugira ngo umenye ko saa sita zigeze wagendaga wikandagira mu mutwe. Murabyibuka? Yarashatse yaramubwiye ngo biroroshye yuko igicucu kijya imbere h'intambwe 10. Aramubwira ngo ahubwo nigisubira inyuma h'intambwe 10. Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi ahera hatakambira Uwiteka. Ngo Uwiteka ngo aheraho igicucu cyari kigeze mu rugabano rwa Ahazi, aheraho isoni zari zigeze hafi y'urugo. Nicyo bivuze. Munyikirize haleluya. Ngo aheraho igicucu cyari kigeze mu rugabano hafi neza zigusatiriye, ubona ko nta kindi ushobora gukora. Nawe wiyakiriye ukavuga ngo birarangiye, ukavuga ngo nta kundi byagenda. Ngo ariko ngo Uwiteka aheraho cyari kigeze, ngo arangije ngo agisubiza inyuma h'intambwe 10. Hari ibintu Uwiteka agiye gusubiza inyuma ku buzima bwawe, ibyari bigusatiriye Uwiteka bisubije inyuma. Abantu bari hano munyikiriza haleluya.
ngo abisubize inyuma h'intambwe 10. Oh, delose etano mbila asalawa edrai. Kandi ndahishuriwe. Muzamura ibiganza. Umwuka wera w'Imana avuganye nanjye arambwira ngo abari bamaze igihe barya ibiryo by'agahimano, Imana ibahaye ibiryo byiza kugira ngo barusheho kunezererwa Imana. Wayikomera amashyi menshi n'impundu nimba ukiri hano. ngo Uwiteka ngo agisubize inyuma. Ndashaka ko turi buze kugera kuri rya jambo rivuga ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe ariko tumeze neza. Amen. Ngo arangije ngo Uwiteka ngo agisubize inyuma. Asubiza inyuma uburwayi. Nigeze kubivuga hano, hari ahantu nigeze kujya kubwiriza, baratubwira ngo hano nta muntu ujya uvuga izina umurozi, kandi kubivuga ntacyo bitwaye kuko n'abaririmbyi baririmba barepeta kuwa gatandatu, iyo baririmbye bakagaruka kuyiperforminga. Ntimukajye muvuga rwose ngo kuki ngo ibi ngibi babisubiyemo. Kuki se umuhanzi ashobora kuza akayiririmba neje akagaruka, kandi igitangaje mugafata n'amatelefone mukayikamera, yanagaruka mukongera mukayikamera. Hari igihe ijambo riba rigarutse atari wowe rishaka. Ari undi rigenewe. No, batubwiye ngo hano nta muntu uvuga izina umurozi. Numva ngize ubwoba. Mugabo twari turi kumwe, bamuhereza mikrofone, twari dufite igiterane k'iminsi 2, baramubwira ngo ntuze rero kuvuga ku izina umurozi. Aravuga ati nta kibazo, ariko ahagaze aritonda, aravuga ati dufashe imbaraga z'abarozi. Biranga neza. Bahita bamusanga baramubwira ngo pole sana, pole sana. Ahantu nari nicaye ku ruhimbi, uwo twari twegeranye arambwira ngo noneho rero ngo uriya riramucitse, ngo ariko we ngo ntirize kugucika. Ariko Yesu yarakoze waduhaye umwuka wera. Yesu yarakoze waduhaye umwuka wera barokore. Bibiliya iravuga ngo umwuka wera ni nawe uzazamura itorero. Munyikirize haleluya. Ahantu nari nicaye numva umwuka wera aramfashe, arambwira ngo ahubwo ngo wowe ubari ibyo uvugaho cyane. Numva batinze kuma mikrofone. Numvaga byatinze bitewe umwuka wera yararimo arampata ngo ngenda ahubwo nge gusenya, nge gukubita, nge gukuraho, nge gushwanyaguza, nge kwirukana. Numva batinze kuma mikrofone, nkumva ndi kubugwa nshaka kwirukanga ngo nyifata ahubwo nge gusenya. Bampaye kubwiriza, nahagurukiye mu ijambo rivuga ngo hejuru y'imbaraga z'abarozi. Oh! Hejuru y'imbaraga z'abakonikoni, hejuru y'imbaraga z'abarangi, hejuru y'imbaraga z'ibitega, hejuru y'amahembe, hejuru y'ibitamikano n'ibitambukano, hejuru 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 hejuru. Uwiteka twiringiye abirusha. Gira gutya gatoya, gira gutya gatoya. Vuga ngo abirusha amaboko, vuga ngo abirusha imbaraga. Karanda zirusha iki? Uburwayi burusha iki? Icyangira kirusha iki? Ibyo byose abirusha iki? Ababyizera muhaguruke muzamure haleluya. Abirusha amaboko. Pendo elakori wela salama andrai. Hari ibintu Imana irushije amaboko muri uyu mugoroba. Hari imbaraga Imana irushije amaboko muri uyu mugoroba. Imbaraga zagutsikamiraga Imana izirushije amaboko. Uburwayi wari umazemo igihe Imana iburushije amaboko. Imana ibaye umukiza ku buzima bwawe. Ibyagenzaga urugo rwawe Imana irabirwanije. Ibyagenzaga abana bawe Imana irabigenjeje. Wazamuye haleluya. Siko bizaba. Ibyo batekereje siko bizaba. Ibyo abadayimoni bibwira siko bizaba. Aya
upfa kudatakaza Yesu ukagumana na Yesu gusa, ibindi Yesu yibereye mu kazi, ibindi arimo arirwanira. Wowe gumana nawe gusa, azajya kurwanirira narangiza guhereza intsinzi uyicyure muri karitsiye. Bajye babaza ngo ese ngo yarwanye ryari, ariko ntacyo bazabimenya kubera yuko wowe washize imbere Yesu, wanze gutakaza isezerano rishya, none iryo sezerano niryo rikurwanirira rikaguhereza intsinzi. Tumukomere amashyi umwami wacu Yesu. Kubera iki icyo gihe abarozi babiri bahise bikubita hasi mu iteraniro? Hari ibintu bigiye kugwa igicuri. Reka mbihanure gutya, hari ibintu bigiye gutakaza ubwenge, hari ibintu bigiye, hari ku buzima bwawe ngo ntago uzabyara, nibo batanga kubyara se ngo ntiruzaguma, wa kabiri n'uwa gatatu ukagenda ukazarinda usaza, ngo ntuzarusaziramo. Uzarusaziramo mama, uzarusaziramo. Wabwubatse bagutega ibico, ariko uzarusaziramo nta kabuza. Nibashake bazajye kubizana hehe, iyo twizeye ifite amaboko, ifite imbaraga. Ubundi nta muntu ugira ukuboko. Umuntu uwo ari we wese agira akaboko. Buriya Nebukadinezari yikozeho kuvuga yuko afite ukuboko. Yaravuze ngo niyihe Mana iri bubakize ukuboko kwanjye, ariko yirengagiza yuko umuntu wese agira akaboko. Habe na wa wundi ungana gutya, kariya bakita akaboko. Imana yitegereje Nebukadinezari, ibona arizamuye, aravuga ko ari njye ugira ukuboko, wowe ugira ukuboko gute? Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yakuje Abisirayeli amaboko yakomeye muri Egiputa. Noneho ukuboko kwiza kw'Imana ngo kuremerera Farawo. Noneho wiwe yibwira yuko ngo afite ukuboko kandi afite akaboko, kuko ukuboko ari ukw'Imana. Noneho rero Imana iyo ifite ukuboko, iyo ikurwaniriye izana intsinzi. Munyitabe amen. Imana iyo yakurwaniriye kuko ari ifite ukuboko kwayo, ngo iragenda igatsinda, yarangiza ikaguhereza intsinzi. Bibiliya ivuga iki? Haleluya. Ndashaka kugera kuri ririya jambo ariko nahereye hano, ngo muri aba bantu ngo amaze kongererwa 15, ngo baje bamubwira ijambo rikomeye. Baramubwira ngo twanezerewe. Abagabo bavuye i Babuloni baramubwira ngo twishimye ngo yuko wongerewe 15 yo kubaho. Hari igihe mujya muva aha ngaha namwe mufite ibyishimo byinshi, mwarangiza mukagenda mukamena amabanga yanyu. Umve nawe ikibazo. Ngo Hezekiya yagize umunezero, ngo ariko ngo umunezero ngo umaze kumufata, ngo abantu baje kumusura baramubaza ngo ni hehe ujya ukura imbaraga zo kurwanya Satani no kuturwanya, ni hehe? Baramubaza ngo ni hehe mujya mubika ibihosho, amahabuzo, amacumu, ndetse n'ibibindi nimuri bisigara, aho mwabibitse nihe mubika inzandiko z'ibyandikiwe mu nzu y'Imana byandikwaga na Ezira. Ngo baramubaza ngo ariko ngo kubera umunezero utarimo kwikontorora n'ubwenge bukeya, ngo arabafata ngo ajya kubereka. Kuko icyo gihe bari barimo barabyina inkera yuko yongerewe 15, kandi nta muntu ubyina inkera atanywa mu Kinyarwanda. Uzi ko n'ubu hari abantu bajya batunywera, bakatunywera. Muzi neza yuko na Yesu ngo hari igihe ngo Satani ngo amaze kumumanika, ngo baraye ngo babyina inkera bavuga ngo turamurangije. Ngo ariko ngo Yesu ngo arabatungura. Mwami wacu ni mwiza, ariko nkunda Yesu bene data we. Ngo Yesu ngo arabatungura, ngo bari kubyina inkera ngo bananywa, ngo asanga ngo barimo baranywa bamunywera. Yesu arababaza ati we Satani ngo ariko se ngo ko nkusize hejuru hariya ngo ugeze aha gute?
aravuga ati njya mbyemera yuko mushobora kunywa ariko imyanzuro mukayifata mutinze kuko mba naje. Hari igihe ibintu bikorwa, niyo mpamvu jewe umwuka wera na Gaburiyeli, buriya nkunda mwuka wera cyane. Gaburiyeli ni marayika ushinzwe amakuru. Niyo mpamvu muba muri no mwiteranira ukajye ukumva Imana iravuze ngo bimeze gutyo, uriya ni Gaburiyeli uzanya amakuru. Ariko Gaburiyeli ntabwo ajya yicara mu nama yo kukugirira neza ngo ayirangize ngo ayisoze. Murimo murabyumva? Wiwapfa kumva ijuru rivuze ngo turagutabaye, ahita aza yirukanka. Atamenya itariki, atamenya umunsi, atamenya ukwezi, atamenya n'umwaka. Gahita aza yirukanka ati uratabawe. Barangiza ugahita ubijyana. Bamwe na bamwe rero mujya muvuga ngo ese ngo ko byatinze, aya makuru yaje nta tarike yari afite. Mujye mwihangana, nta n'umunsi yari afite. Mujye mwihangana. Icyo wazi nuko uzagira gute, uzatabarwa. Iby'iminsi byo ntabyo azi, ntazi ngo ni ryari. Apfa kuba azi ko ijuru ryanzuye yuko rizagutabara, nuze we. Noneho rero umwuka wera we, munyikirize haleluya. Umwuka wera we haba inama yo kukugirira neza, haba yo kukugirira nabi, abahari. Kandi amenya introduction, akamenya development, akamenya na conclusion. Amenya intangiriro, akamenya utuntu n'utundi, akamenya n'umwanzuro. Ku buryo uva ahangaha ukajya kumva arakubwiye ngo umva, bari bagutegeye ku irembo kuri saro, noneho uyu munsi nutaha ntuce kuri saro, ahubwo uce mu gikari. Urimo murabyumva? Umwuka wera azana amakuru yuzuye neza. Niyo mpamvu uyu munsi amakuru wahawe guhera ntaragera, bene da, ni amakuru yuzuye. Oya mwanyikirije haleluya. Kuva ibyo wumvise ni amakuru yuzuye yizewe, kubera yuko Imana irashaka kuguha ibintu wowe utazitirirwa, ahubwo bizitirirwa izina ryayo. Iyi izina ryayo ribyitiriwe, wowe uhabwa agaciro. Ariko iyo ubanje wowe, Pawulo yaravuze ngo sinjye uriho, nkwiye kunama Kristo akaba ari ugaragara. Arashaka kuguha ibintu bizaba birimo icyubahiro cyayo, kurenza uko wowe wavuga ngo amashuri yanjye ngo ubwenge bwanjye. Ca bugufi Kristo agaragara. Namara kugaragara azaguha agaciro. Nimba wowe unaciye bugufi, batransparent, bonerana, babone Yesu. Ariko apana kugenda uvuga ngo ni njyewe. Yaravuze ngo sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri nje. Nukuvuga ngo we yaraboneranye, si yagaragaye neza, ahubwo babonaga Yesu inyuma yiwe, we yahindutse nk'ikirahuri, kubera yuko Yesu ari we wari uhari. Niyo mpamvu shaka uburyo udatakaza Yesu, ugumane na Yesu, kuko ibyo ashaka kugukorera arashaka yuko bibonekamo icyubahiro cyiwe. Duhereze Yesu icyubahiro. Munyikirize haleluya. Twongereho gato haleluya. Ngo baraza, ngo abo bantu baramubwira ngo noneho, kandi ndimo ndasoza, baraza baramubwira ngo umva, ngo twanezerewe, ngo twishimye. Ngo abereka ngo aho hantu hose, ngo haberetse, ngo arangije nta kindi cyabayeho. Ngo yafashe umwanya we, ngo abo bagabo ngo basubira i Babuloni, ngo baragenda, ngo ariko mu kugaruka kunyaga Yerusalemu, ngo aba bagabo nibo baje bahedinza abandi, nibo bari bayoboye, kuko bo bari baza aho bajya. Ngo noneho ngo bagenda bavuga ngo dore umuririmbyi ugerageza kuririmba n'uyu, muba ari we munyaga. Ngo dore umwinginzi w'iteraniro n'uyu nguyu. Ngo banyaga abantu ariko bafite umumaro. Ngo banyaga Ananiya, Azariya na Meshayeli ndetse na Beluteshazari, nibo ba Sadraka, Meshake na Abedenego ndetse na Daniyeli. Ngo banyagamo na Ezira, ngo banyagamo na Nehemiya uyu nguyu,
ngo banyagamo na Nehemiya, ngo banyagamo abantu benshi cyane. Yeremiya akaba yari yarigeze kubihanura, arahanura aravuga ngo bazagenda baba banyaga imyaka 70 bazagaruka ku ngoma y'uwitwa Aritezaruzi. Uyu Aritezaruzi niwe witwa Kuro, uw'Imana yimikishije amavuta. Munyitabe haleluya. Imana yavuze yuko uwifashe ukuboko kw'iburyo ikamuneshereza amahanga ari imbere ye, ngo izamujya imbere ahataringaniye igire gute iharinganize, ngo izamenagura inzugi z'imiringo. Bibutse neza yuko mu bintu bigera kuri 7 Imana ikorera umuntu ukimara gukizwa, icyambere imukorera ibanza kuvugana nawe, ikamubwira ngo ntugire ngo ahuje nta mazi azahaba n'umuriro ntuzahaba, ahubwo iramubwira ngo amazi kuyaca muzagira gute n'umuriro uzagira gute, ariko ntazagutembana nta nubwo uzashya. Imana ikakubwira ngo kubera yuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Ntabwo Imana ishobora kwemera yuko wafata urugendo rungana gutya nk'urwo turimo Imana itavuganye nawe. Amen. Ngo arangije ngo akimara kuvuga ngo bakimara kubanyaga, hari abantu bagezeyo ngo batangira kuvuga ngo umwaka uza turataha, ariko birengagiza yuko Imana yavuze imyaka 70. Ngo abahungu ngo bageze i Babuloni, ngo bagiye kubaza uwitwa Ezekiyeli wabaga ku mugezi witwa Kebare abana n'umugore we, ngo barangije ngo bamubaza amakuru y'urugendo, ngo ababwira ngo ukuntu ngo bambutse Yorodani inyanja itukura, ngo Imana ngikabambutsa, ngo bagira ibyiringiro byuko iyo Mana yabambukije, ngo naho ngaho ngitanura ry'umuriro yagira gute yari bakiza. Niyo mpamvu banze kubarara. Ubu dufite abantu benshi bubaraye bakagera ku mafaranga bakubarara, icyubahiro bakubarara, ibintu byinshi barubaraye. Ariko mwene data, iyo ushaka kugira ngo urambe imbere y'Imana, ufata imbaraga z'Imana, warangiza ukazitsikamisha intege nkeya za Satani. Urimo murabyumva? Iyo ushaka kugira ngo Imana ikore ku buzima bwawe, ufata imbaraga z'Imana ukazizamura, warangiza ugafata intege nkeya z'abadayimoni ukazishyira hasi. Nico kimenyetso gikomeye kigaragaza yuko wiringiye Imana ishobora bingahe byose. Hanyuma ngo arangije ngo ari kuvuga ngo aya magambo, nta kindi cyabayeho, ngo yaritegereje, ngo bamaze kubibabwira babwira umwami, baravuga ngo nta mpamvu yuko twakubarara. Ngo biza kugera igihe rero ngo Nehemiya, ngo uyu Kuro amaze kwima ingoma, ngo Nehemiya yabaye umusutsi wa vino ibwami. Iyo bavuga gusuka kuba umusutsi wa vino ibwami, ntabwo ari ukugenda ngo ugire gutya, ahubwo nukumva ko izuha y'umwami zimeze neza. Ngo aragenda bumusutsi wa vino, ngo agiye kubona ngabona uwitwa Hanani wo mu bwoko bw'iwabo, ngo araje ngo afite umubabaro mwinshi, ngo amugeze aramubaza ngo nibite ko mbona ufite umubabaro n'agahinda. Aramubwira ngo nuko numvise amakuru y'iwacu, ngo ndetse ngo n'amatongo y'iwacu ngo n'amarembo y'iwacu yarasenyutse, ngo ibintu byaranze, ngo n'abarokotse twabaye ibitorero by'amagambo mu kanwa k'abanzi bacu. Urimo muranyumva neza? Noneho baravuga ngo n'insengero zo kutununga zarasenyutse. Niho Ezekiyeli 3:15 haba ijambo rivuga ngo umwuka w'Uwiteka yasanze Ezekiyeli arandika, aravuga ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga babatuka, ngo habe no gukozwa isoni nabo, ngo n'ubwoko bwanyu nimuzongera kubusitaza ukundi. Amubwira ijambo rikomeye cyane, ngo amaze kubimubwira, ngo arangije ngo ajya imbere y'umwami ngo afite umubabaro. Aravuga umwami aramubaza ngo nibite ko mbona ufite umubabaro. Aramubwira ngo nukubera yuko numvise amakuru y'iwacu ngo hahindutse amatongo. Aramubwira ngo none urashaka iki? Aramubwira ngo unyemerere nsubire iwacu nje gusana. Aramubwira ngo none urashaka igihe kingana iki? Ngo basezerana iminsi. Bibiliya ntabwo ivuga iminsi basezeranye uko ingana nimba ari ingahe, ariko mbere yo kugenda aramubwira ngo ndashaka inzandiko 3. Munyitabe haleluya. Ngo amusaba urwandiko rwa mbere ngo nurwo kugira ngo azashyire umurinzi w'ikibira witwa Asafu, kugira ngo namubona atambutse atazagira ngo aradezatinze cyangwa aracitse ibwami, ngo azamuhe uburenganzira bwo gukomeza. Urwa kabiri ngo nurumwemerera kuzatema ibiti byo gusanisha ibikingi by'umunara w'umurwa w'i Yerusalemu, nabyo ngo umwami arabimwemerera. Gatatu ngo amusaba urwandiko rumwemerera kuzatema igiti cyo kubakisha inzu yewe yo kubamo. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo umwami arabimwemerera,
abimwemerera atabishaka, ngo ahubwo abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana kwari kuri Nehemiya. Hari ibintu isi itaduha, iduha kubera ko turi kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Se muranyumvise neza? Hari ibintu isi yatwimye, ariko iyo turi kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana tubasha kubibona, tubasha kubyakira. Ndagira ngo ngutangarize, no kuba uriho ni ukubera ukuboko kwiza kw'Imana, no kuburya ni ukuboko kwiza kw'Imana, kuba ugenda ni ukuboko kwiza kw'Imana. Nyemerera uyikomere amashyi uyishimire, kubera yuko Imana ifite ukuboko kwayo idukirisha. Hanyuma soza munyitabe, haleluya. Ngo nta kindi cyabaye, ngo yaragiye ari nimugoroba, ngo mu gihe abandi basinziriye ngo warabyuka, ngo abyukana n'abantu bake. Ntabwo dukeneye benshi, dukeneye bakeya bashobora kubyuka igihe abandi baryamye. Dukeneye abashobora kwingingira itorero mu gihe abandi baryamye, abashobora kwingingira umurimo w'Imana mu gihe abandi bo bahunikiriye bashyizweyo. Urimo murabyumva neza? Ngo wiwe abyukana nabo. Bibiliya iravuga ngo bukeye, ngo kuko umurimo w'Imana wo gusana inkike z'i Yerusalemu wajyaga mbere, ngo barangije, ngo uwitwa Tobiya na Sinabarati na Geshemu n'Abamori n'Abanyeshidodi, ngo bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya mbere, ngo kandi yuko ibyuho byatangiye kwicwa, ngo bararakara cyane, ngo bajya imigambi bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu. Bibiliya iravuga ariko twebweho dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kubarinda ku manywa na ryari na nijoro. Imana ibahereze umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aha, haleluya, haleluya. Noneho nigeze kugira ikibazo cy'amafaranga. Umudamu agiye kubyara, abyara umwana, amwitegereje ngo abona turasa. Ahamagara umugabo, waramubaza ngo gwino urebe ngo umwana wanjye ngasa na runaka. Ndagira ngo mbabwire, Bibiliya yavuze ngo ngiye kugusubiza wowe na bagenzi bawe. Munyitabe, haleluya. Arangije aramubwira ati dore umwana wacu asa na runaka. Nari nifitiye ikibazo cy'amafaranga, kimereye nabi, utagira ngo. Arangije akimara kubimubwira, barataha bava ku irwariro bajya mu rugo. Nanone arakomeza aravuga ngo urabona ngo ukuntu asa. Noneho baza kumpamagara ngo njye mu rugo. Ndagenda ngezeyo, nitegereje umwana. Muzi murabona yenda ufashe nk'isi n'ijuru ugashaka kubyegereza, ntago bihura. Ni ibintu mbese narebye umwana mbona buriya nubwo utakireba ngo wimenye uko usa, ariko hari akantu uba wiyiziho. Nararebye neza mbona njye n'umwana turi separe, turatandukanye 100%. Mbona nta hantu duhuriye. Kumbi nyirurugo n'umugore we ti umwana wacu asa n'umukozi w'Imana, ibintu byakomeye. Reka nkubwire, ahantu Imana igiye kunyuza ubutabazi bwawe na ahantu hasanzwe hatamenyereye. Imana ifite inzira igiye kunyuzamo. Mwanyitabye, haleluya. Ndaho ngaho umwana uko mwitegereza, abandi bo bishimye, ndangije ndicara ndaseka. Beneda ndaseka. Noneho nyirurugo akanyanyitegereza, tese uri muraseka iki? Ndamubwira ati ni ukuntu nsa n'umwana wanyu. Arishima, ahita afata amafaranga ayo nari nkeneye kubera ko nsa n'umwana wabo. Agira gutya arayaterura, arangije arampereza. Ayampereze ndagenda nkemura ikibazo. Noneho haciyeho iminsi, umugabo yitegereza umwana we. Ndeka nkubwire, nimba abo wagombaga kugiriraho n'ubutabazi yenda batari kubuguha, Imana ishake nk'ibikarito ikingaho.
ese mwanyitabye? Haleluya. Umugabo haciyeho iminsi yitegereza umwana we, aramureba asanga nta hantu duhuriye, yampaye amafaranga, naragiye nkemura ikibazo cyanjye, arangije arongera arantumira njya mu rugo. Simuzi yuko njyayo bwa mbere nicaye nkaseka, noneho ngezeyo nawe aricara nk'ariya, nanjye nicara ahangaho, umwana we aramufata, arangije akajya agaseka. Noneho njye nkajya mureba nkamubaza ese urimo uraseka iki? Araseka kweli. Noneho arambwira ati ubu rero byanyobeye, buriya nibwo nkwitegereje, nanjye nitegereza n'umwana wanjye. Ati neza nsanze nta hantu muhuriye. Ndamubwira ngo icyo uri guseka nicyo nanjye cyagihe nasekaga. Arumirwa, ndamubwira ngo ariko kwari kugira ngo Imana inyuzemo ubutabazi, ibyo nari nkeneye wowe ubime. Reka rero nkuhanurire mu izina rya Yesu, munyitabe. Haleluya. Ndimo ndasoza ngewe, ntabwo kugira ngo wumve ijambo ry'Imana ntabwo bisaba ibintu byinshi, kubera yuko nasanze babahaye ubuhamya abana bigishije. Siko bimeze? Icyo nashaka kukubwira, nashakaga kukubwira ngo ntutakaza Yesu, kuko nutakaza Yesu isoni zizagukora, ariko nudatakaza Yesu uzabaho ubuzima bunezerewe. Ngiye mpanura uko nategetswe, muranyumvise neza? Noneho igikomeye nuko Imana uburyo igiye kugutabaramo, umwuka yakuntumyeho arambwira ngo agiye kugutabarira mu bintu bitagaragarira amaso y'abana b'abantu. Hari ibintu Imana igiye gukora kugira ngo amaso y'abana b'abantu babibone, ariko irabinyuza mu nzira itagaragarira ibyo twebwe tubona. Ijuru munyitabe. Haleluya. Ijuru rirashaka gukora ibirenze ibyo warisabye. Nyemerera umpere ikiganza mwene so, umubwire ngo Imana ije kukwihesherezaho icyubahiro, bimenyekane ko wasenze Imana ishobora byose, bamenye ko wasenze Imana iri hejuru y'amajuru. Abantu babiri hano babyakiriye mu nyitabe. Haleluya. Ijuru rigiye gukorana nawe, ijuru rigiye kukugenderera, ijuru rigeze mu byawe, ijuru rigeze mu bana bawe. Icyo usabwa ni ukudatakaza Yesu. Mukomera amashyi menshi cyane, maze uhaguruke ku maguru yawe dusenga n'Imana. Haguruka ku maguru yawe dusenga n'Imana. Haguruka ku maguru yawe dusenga n'Imana.